umututsi washatse kumfata ku ngufu biranga ntibyamuhira ariko arangije agira ipfunwe nawe Imana imbabare niba nananyumva yihangane naramwiyeretse nawe twaje guhura ncuruza imbuto niko kazi kanjye ndi umuzungu za ncuruza imbuto twaje guhura ajyaga ngurira imbuto ari Remera nza kumwibwira ndamubwira nti muraho neza ndamusuhuza nyine nyuma abonye ko nabaye n'umugore kukigira indi nkiri n'umwana urumva ndi mu myaka 16 ariko mvuye iwe nyina nyirukanye ijoro ryose nari mfite umuntu tuziranye ndamubwira nti nyabona baranyirukanye wacu hari kure mvuka ibutare hari kure ngombwa yuko ntajyayo nyine noneho gihe nago nkunda kwisanzura ku bantu ndagenda ngiye ngo ancumbikire nko arabimbwira ati ndi bukuraze niko nahise mba umugore nakwitekerezaho navuye amarira agahita amanuka ariko nkiyumanganya ku maso ndayazirangira ziranganiriza zirambwira uti uyu mwana tuvuga ibintu ntaseke twavuga ibishenze ntaseke uyu mwana ni muntu ki nuko barangije baranyegera baranganiriza ndababwira ntimuremera ko mbabwira ikibazo mfite se barambwira ati nta kibazo tubwire Imana yacu nihimbazwe ndangije ubwo mbabwira uburyo ntwite uburyo ndwaye sida nari nzi ko ndwaye sida nabaye imyaka myinshi nzi ko nanduye sida nuko ndangije mba mw'ubwo buzima barambwira ati kucyumva ko urwaye sida mbabwira nyine namaze kubabwira ndababwira nti ngiye narasambanye kandi ikindi ndanatwite ntago naba ntarwaye sida ibyo birumvikana ndamubwira ati ntabwo ngenda ndumva ndambiye kurara hanze ariko najya guhaguruka ijwi kambwira ngo ntuve hano nuko aho ngaho mpaguma gutyo naho ntibyanyoroheye naho mu buzima bubi cyane njya nkunda kubwira abantu nti ubupfubyi bwarandiye nahuye n'ibigeragezo byinshi cyane ariko urugo rwankubise mu cyico urugo rwarambabaje cyane Bibiliya igivuga ngo urugo ruto ngo ni ijuru rito nigeze kuba ahantu ngira Imana nti kuki wanyumye ijuru ritoya ariko niko yari yabigambiriye harwana n'abapolisi mupolisi ndibuka yigeze kunkubita arankubita numva ndababaye cyane nange ndangije ngira gute manura agataro nkitamo kubita urundi urumva nari mfite imyuka yankoreshaga niko navuga yari imyuka mibi kandi umwuka w'igiharamagara ukumva jewe numvaga nshaka kwiheba nkumva nshaka n'ikintu cyanyica nkava ku isi ko numvaga kuba ndiho ntacyo bimariye ibyo bigute uje mupolisi yaraje ansanga ahantu naye nteretse ku muhanda w'abaporoso hari impande zo kwa Twana impateretse ndangije ndamuhunga muhunza ariko akomeza kunkurikira noneho ndavuga ati noneho mfashe umwanzo wo kurwana uyu mupolisi turi burwane tu ndavuga uti noneho turarwana tu hari mu mugoroba ku munsi wa Panekote njya mbyibuka cyane kuko niba nabimbwiye ngo nzi ko Panekote sanzi byari byo ntago nzi byari byo arangije arambwira ngo Yesu ashimwe ane ngiye mugena ni postinze mvuga uti ngiye kurwana we nashaka ndasi arambwira ndamuje ndamureba ngo mushira isoni bikaze ndavuga ati nta soni arangije ambwira ngo Yesu ashimwe madame ambwiye ngo Yesu rero yakweje umupolisi arambwira ati Yesu ashimwe madame mba ndoroshye kuko yarageze ahantu numva ngewe nkunze Alleluia Amen ndaseka cyane mu byishimo arangije arambwira ngo mva nkubwire ikintu kinzanye ndamuga nteko nubwo nsetse ntago nezerewe iryo zina ry'Imana iryo zina rya Yesu rizizi kiriho iki ntabwo niyumvisha ko abapolisi bari nteze amatwi sorry bihangane kwavuga gutya ntago nzi ko umupolisi yakizwa kuko nanjye numvaga ntakizwa atari ibyanjye arambwira ati ntabwo ndi indaya ndi umukozi w'Imana ndakubwiye ngo Uwiteka arambwiye ngo uzakizwa uri umunyagataro kandi uzakizwa nita numva ibinyabiraje numva umubiri wanjye ucitse amazi numva ndiyoroheje numva mbaye nk'umuntu utuzuye arangije arambwira numva za mbaraga zandimo ziracikamo zicika intege numva isesemi umugabo ati bite ndatwite ariko nta n'isoni ugize ute ndatwite ahandi utiyikuremo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro
amahoro y'Imana nabane nawe uri hafi na kure ndagusuje kandi nkwifurije amahoro y'Imana abakuru n'abatoya abasaza n'abakecuru nibo mbashatse kuvuga abakomeye n'aboroheje mwese ndabasuje mu cyiciro muherereyemo ineza y'Imana ibabeho kandi Imana ihire imirimo y'amaboko yanyu mwerekejemo ko umunsi ku munsi Imana ijya bavana mu bwiza ibashyira mu bundi ni Jeanne pa nk'ibisanzwe muri kumwe ni Bright Shine TV uko subscribe ndagushimira kandi ngusabiye umugisha ariko kandi nawe utarayikora uyu ni wo mwanya wawe kugira ngo ukore subscribe ubundi ibiganiro byose tunyuza kuri BSTV ujye ubuha mbere kubibona banagero nkashaka abatumirwa abantu bari mu mwuka w'Imana babitse ubutunzi bw'Imana muri bo Imana yashyize ibitsanyo byayo muri bo kugira ngo babaganeze ko ntago ngenza n'abantu bafinina yamvuze ngo abantu bafinina n'abantu hari umuntu mugana ukumva nta hantu yakuvana nawe yakugeza mu by'urugendo ugasanga nta kijijwe tuzana abantu twizeye ko bafite agakiza nicyo nashatse kuvuga ubundi hari abantu bahise bandeba nabi amahoro y'Imana n'abane namwe mwese kandi imigisha y'Imana ibabeho mwese ndi kumwe n'umubyeyi hano nago ariko n'umubyeyi byarabye byose niwe tugiye kuganira muri kano kanya wakwibaza ngo tugiye kuganira icyo tugusana kugira ngo ukomeze ukurikire video yose uramenye ibyo tugiye kuganira ni ibintu byiza kandi ni amagambo meza amagambo y'ubugingo Yesu niwe wavuze ngo twakuvota ukajya hehe ko ari ufite amagambo meza amagambo y'ubugingo natwe ntaho twava rero ni mpamvu turi muri bingi Yesu aguha umugisha muraho neza mama naho neza namahoro amahoro kwisutuza cyane nibyo byiza hari ijambo rivuga ngo byose bifataniza mwe kutuzanira ibyiza nabyo nuko urakomeye ndashima Imana n'ubwa mbere tukwakiye hano bya byose hari abantu bakubonye ari ubwa mbere kuri Bright Shine TV muri bande nitwa Nikuze Maria Agnes ndi mama w'abana 4 yego ndi umukristo kuri ADEPR Samuduha ibindi Imana dahano umugisha ndi n'umuvuga butumwa bwiza yego ko arukibagiwe anyibagiwe ni Satani we warukwiganije mama Imana irakurinze amen irandinze twishimiye kubana namwe twishimiye ko mwaciye umutumire bwacu natwe turabishimiye twishimiye gutumirwa namwe yego Imana duhana umugisha bw'ngubwo amen wigisha no umwigishwa n'uwigisha bose baragabana ubwo tugiye kugabana nanjye murumva nshuti bavamwe ko umugisha uyu munsi ngugabanye ariko namwe mukunda Bright Shine TV iyo ngabanye namwe mamugabanye kuko twese turi bamwe muri Kristo Yesu kutuje cyane ntabwo ari cyane ariko nje niko mbibona aya nta kibazo abari kutureba bandike comment uyu muntu aratuje cyane ntago atuje byandike comment hasi ko wabibona tugiye kuganira uyu munsi uri umukristo wavuze ko uri umukristo mu itorero rya ADEPR akaba uri umuvuga butumwa ariko abantu bashobora kuba ari kubaza ati se Agnes ni muntu ki Agnes nindi ndashaka ko tutaza kujya kure y'uwo murongo ukaza ukamaza ukatwibwira Agnes wari we uyu munsi ninde yavuye hehe yarinde uyu munsi ninde yego mu magambo make tugiye kuganira ku buhamya bwawe hari abantu benshi bakunda ubuhamya ko hari ahantu buvana umuntu ukamugeza ahandi hari umuntu uri muri situation wari urimo yarihebye abona ko bidashoboka abona ko atavayo ariko yakumva umuntu Imana yagiriye neza akongera akagira ibyiringiro byo kubaho ubuzima bukongera bukaza yego niyo mpamvu twifuza kuganira namwe kugira ngo mutugezeho ubuhamya bwanyu ko tuzi yuko hari Imana yabavanye nibyo yego harahari heshi senga Imana dutangire Mana data wa twese so mwami wacu Yesu tunerijwe n'uyu mwanya duhagazemo mwami wacu ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe abaryo rishyirwa hejuru mitima yacu nice bugufiya amavi yacu agupfukamire mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka wamamare kuko niwo kwamamazwa byo tugiye kuvuga ntago twabyishoboje mu izina rya Yesu wigeze wabwira Didiyoni uramubwira ngo ingabo zirakabije kuba nyinshi umubwira ijambo rikomeye ngo nibarwana bagatsinda bazavuga ko ari ku mbaraga zabo ariko Kristo tuje kuvuga imbaraga zawe
mu izina rya Yesu Kristo. Bana natwe rero mwami Imana, utangirane natwe kandi usozanye natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. izina rya Yesu Kristo, amina. Agnes rero ni muntu ki? Agnes ni umuntu Imana yatoranije mu magana menshi y'abanyabyaha, iramutoranya bimbataye. Mbere ko Imana gutoranya warinde wari umeze tujya ngo dusangize ubuhamya bwawe, aho urabutangiza ntago mbizi, unitwe yatugana uri mu buhamya. Byatangiye bite, bigeze hehe? Byatangiye gute? Ni birebire. Ariko byatangiye nkiri mutoya, ndi umwana muto cyane, mu gihe nabaga imfubyi, nkisanga ndi imfubyi ariko ifite umupapa, mfite data. Njya nkunda kunezezwa n'Imana mu mutima, nkafashwa cyane, kuko muri iyo minsi nari ntunzwe n'agahinda rero nako burango ni icyaha. Bibiliya iravuga ngo umutima uhagaze ujugunya amahoro yawo. Umwumva umutima udafite amahoro ntago wegeranye n'Imana. Ndakunda kubwira abantu nkabwira ngo nimukizwa ntimwumva amahoro, ntabwo muzaba mwari mwakizwa. Ushobora guhura n'ibibazo ariko ukagira amahoro ya Kristo. Najyaga ngira agahinda ko mu mutima rero kenshi, nkumva mfite agahinda, nkumva nyine ndi mu isi y'umwijima tu. Bukeye rero mu minsi mikeya nza kugira mu mujyi wa Kigali. Ngeze mu mujyi wa Kigali nyine urumva ntago byanyoroheye, byaye ngombwa ko ntwara inda, bajya bavuga ngo ni inda y'ikinyendaro. Nza gutwara inda y'ikinyendaro. Utaragera aho ngaho se ufite agahinda wagatewe no kubura umubyeyi cyangwa se ni ibindi bibazo by'ubuzima? Ibibazo by'ubuzima, kubaho ndi imfubyi. Nari imfubyi nyine, nkagira muka data utankunda. Muka data twari abana batatu iwacu, biba ngombwa ko bandi babiri bagenda, njye ndasigara. Ariko mu gusigara nkaba mfite umubabaro mwinshi cyane, nkatungwa no kuririmba indirimbo buriya Yesu yarayihinduye. Iriya ndirimbo rwose hari benshi batayinezererwa, ariko jyewe harayinkura. No kugira ngo mbe nayibabwira mwebwe munteze amatwi, ni Uwiteka wayinyibukije. Nigeze kurekarama uyu mwaka wenda kurangira, ndarekarama mbwira Yesu nti none se ko mbona natangiranye ibibazo nkansuzanyije nabyo, ariko Imana iranyibutsa, irambwira ngo hari n'ibindi nakoze utamenye. Imana inyibutsa, najyaga ndirimba indirimbo mvuga ngo kera nkiri mutoya nkifite ababyeyi bose, najyaga nibaza nyiririmbe kera nkiri mutoya nkifite ababyeyi bose, yewe najyaga nibaza ko ntacyo abankuri iruhande. Hashije iminsi mikeya mama yitabiye yamuremye, sigarana agahinda ndi kumwe na data wenyine. Hashije iminsi mikeya data yizanira ubundi, nsigarana agahinda ndi kumwe na data wenyine. Muka data uwo mwumva si ukunyicarira. Amen. Yesu yahinduye ururimi mu kanwa kanje. Muka data yankoraga ibintu byinshi cyane ntabasha kuvuga, yarapfuye kandi yapfuye naramubabariye. Yancishaga mu bintu bikomeye. Hari n'igihe yigeze kumbwira ngo antuma ikintu bita ubugoro, mushobora kuba mubuza abantu. Antumye ubugoro arambwira ngo nindyeho kugira ngo mfe, ndaburya ndabumira sinapfa mu izina rya Yesu. Hari Imana igufiteho umugambi, ntabwo upfa mbere y'umugambi Imana igufite. Imana ishimwe. Koko ubwo bugoro nagombaga gupfa nuko, kuko icyo gihe yari yanansindishije iwacu twenze inzoga. Arangije arambwira ati rero ubugoro akira nawe ryaho umire. Ndarya ndamira ndaruka mpfa nabi, ariko Imana y'amahoro irankiza. Ibyo bintu nkunda kubyibuka cyane kuko birashoboka ko biri mu bikomere muka data yanteye, ariko ndashima Imana. Kwari kugira ngo ubu tuvugana mbe nicaye ndimo ndababwira imirimo y'Imana uko ikora. Wambajije ngo njya gutwara inda y'ikinyendaro, na byabaye ngombwa ko mba mu ubwo buzima nyine, ubuzima buranga bwanze nzi Kigali. Nje Kigali njya mu kazi ko mu rugo, biba ngombwa yuko aho nari ndi banyirukana. Boss washatse kumfata ku ngufu biranga ntibyamuhira, ariko arangije agira ipfunwe. Nawe Imana imbabare niba nananyumva yihangane. Naramwiyeretse nawe, twaje guhura ncuruza imbuto, niko kazi kanjye, ndi umuzungu za ncuruza imbuto. Twaje guhura ajyaga ngurira imbuto ari Remera, nza kumwibwira ndamubwira nti muraho neza, ndamusuhuza nyine
nyuma abonye ko nabaye n'umugore kuko igihe nari nkiri n'umwana urumva ndi mu myaka 16 ariko mvuye iwe nyina nyirukanye ijoro ryose nari mfite umuntu tuziranye ndamubwira nti nyabona baranyirukanye wacu hari kure mvuka ibutare hari kure biba ngombwa yuko ntajyayo nyine noneho gihe nago nkunda kwisanzura ku bantu ndagenda ngiye ngo ancumbikire nko yarabimbwiye ati ndi bukuraze niko nahise mba umugore ariko iryo joro ntago naryo nzaryibagirwa yari umusore iryo joro naryo ntago nzaryibagirwa ibyo wagiye uhunze nibyo wasanzeyo nahunze umugabo nsanga umusore ariko nta kundi nyine ubwo niko Uwiteka yari yabyanzuye. Ese icyo gihe wari wakakiriye Kristo? Oya nari nk'umupagani. Umaze guhunga ubusambanyi n'ubundi ugeze ku busambanyi n'undi wabukoze, icyo gihe byakomeje bite, byagenze bite, wabyakiye gute? Ntago umutima wanye wabyakiriye neza, urumva narahunze ariko mbana nta buhungiro mpungiyemo, nahise nitwa umugore niko nabivuga nkita nyine umva naraye ndi umugore. Ndangije guhita bantera inda, nyuma yo gutebwa inda narahavuye nyine, maze kuhava nkita njya kurara ahantu bita ku cya Mitsingi, urumva namaze gutwara inda njya mu kazi ko mu rugo kananira bikanga, nateka bikanukira nkaruka, bamaze kumvumbura ko nshobora kuba mfite inda, ndangije nabo baranyirukana nyine. Urumva ntago byari ubuzima bunyoroheye, njya kurara ku cya Mitsingi muri brodire yaho ndaharara. Mbonye binkomeranye, mbona aba imbobo zitangiye kumenya zo mu Giporoso nyine, ndangije ubwo ngubwo ndimuka njya kuri ahantu bita Kimihurura, uzahabona nari ishyamba naraye munsi yaryo, hari munsi y'igishanga cya Rwandegisi hari utuntu nk'utwo nyine, kwenda kose niho nakarabiraga, agenda nkakarabira nuko nyine. Hashije rero iminsi ndara ku Kimihurura, ndangije nzamuka ibintu bita Rwandegisi, nsanga abagore batora amakwawa, bamaze batora amakawa, ndababaza ntese gusaba kazano bimera biti. Bangije barambwira rwose baranankundira, Imana ibaha umugisha aho bari ndabasabiye, mujye mukora neza iyo mukoze imirimo myiza izibukwa. Hari umurimo y'imyega imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibikwa. Urumva iyo baba bataranyemereye ngo nanjye mbona ko kazi, ntago mbasabiye umugisha kuyikama, ariko mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Nuko akazi nkabona gutyo, ariko nkakorana n'abantu b'indaya, ndaya zabaga Igikondo ngo zigategera ahantu bita zitwa Sodoma. Okay, nabaga mfite umubabaro mwinshi cyane, nayicaga nkumva amarira araje, ntaga amarira napfa kuyabona. Hari abantu bambwiye ngo ntanga ubuhamya nseka, ahubwo ubu ndabona guseka byane noneho. Ahantu hagahinda haruzuye, ntago nkirira amarira ngo amanuke ku maso, ndira ubwo ndi gusenga, ndira iyo nibutsa ahantu Imana yankuye, ndira iyo nasabanye n'Imana nkumva haleluya, nkavuga ngo wanciye iki Yesu, njyewe narinde haleluya, ariko Imana yari mfiteho umugambi mwiza. Amena. Ndangije rero mba mu bwo buzima, icyo ushaka kuvuga mba mu bwo buzima, indaya zikaganira sinkome kuko narigiraga agahinda, nakwitekerezaho navuye, amarira agahita amanuka, ariko nkiyumanganya ku maso. Indaya ziranganiriza, zirambwira uti uyu mwana tuvuga ibintu ntaseke, twavuga ibishenzi ntaseke, uyu mwana ni muntu ki? Nuko barangije baranyegera baranganiriza, ndababwira ntimuremera ko mbabwira ikibazo mfite se? Barambwira ati nta kibazo tubwire, Imana yacu nihimbazwe. Ndangije ubwo mbabwira uburyo ntwite, uburyo ndwaye sida, nari nzi ko ndwaye sida, nabaye imyaka myinshi nzi ko nanduye sida. Nuko ndangije mba mw'ubwo buzima, barambwira ati kucyumva ko urwaye sida, mbabwira nyine namaze kubabwira, ndababwira nti ngiye narasambanye kandi ikindi ndanatwite, ntago naba ntarwaye sida, ibyo birumvikana. Noneho ubwo ndangije barambwira ati kuki wiyumvisha ko urwaye sida kandi natwe turi indaya harimo n'abazima? Ndavuga nti ngiye ndumva nyirwaye. Barambwira ati cya sida bukivanyeho twebwe tugufasha iki? Ndababwira ati igihe kintu mwumva mwamfasha, ndifuza ko mwankuriramo inda, mba numva bavanga inda zivamo, noneho basi nkagumya nangara ariko nta n'inda mfite. Barambwira ngo humura. Nuko barangije barambwira ati noneho
twebwe rero nta kindi kintu twagukorera, turigurisha, tugomba nawe kukugurisha tukagucuruza kugira ngo amafaranga akuramo inda abashe kuboneka. Icyo gihe bambwiye ko gukuramo inda byari amafaranga 30,000. Icyo gihe yari menshi cyane, urumva 2012 yari amafaranga menshi cyane. Twakuriraga amafaranga 600 gutora ikawa kugira ngo nzaje kuyagwiza babashe kuguza 30, bankuremo inda ntibyari binyoroheye. Ariko barambwira uti ushaka kubona umugabo aguha 5, umugabo ashaka kwishimira akaguha n'ijana, yewe uko byagenda kose amafaranga gukuramo inda ntabwo uzayabura. Numva ndanezerewe cyane, niwo munezero nagize, numva ndanezerewe, ndavuga ati murakoze, mwenda mufata muhobera mu, ndavuga ati Imana iguhe umugisha n'ukuri urakoze niba uzankuriramo iyi nda ntwite. Barambwira ati none se ufite imyenda nari nyifite, ndavuga ati mfite imyenda ariko nayibikije ku musore wanteye inda. Rumva bambajije impamvu umusore wanteye inda tutari kumwe, barambwira ati yambwiye ko ndi muto tutabana, nuko ndangije nyine mfatira y'umuhanda. Imana yacu nihimbazwe. Ubwo ndangije nagiye ngiye kuzana imyenda yanjye ngo njye kuba inda ya Sodoma, ngiye kuzana imyenda, ijwi riranyibwirira, numva ubwoba, rirambwira uti umva ntuve hano. Umuhungu arambwira ati none se kutagenda. Namugezeho saa 11 z'igitondo, ndamubwira ati ntabwo ngenda, ndumva ndambiye kurara hanze. Ariko najya guhaguruka ijwi akambwira ngo ntuve hano, nuko aho ngaho mpaguma gutyo. Naho ntibyanyoroheye, naho mu buzima bubi cyane. Njya nkunda kubwira abantu nti ubupfubyi bwarandiye, nahuye n'ibigeragezo byinshi cyane, ariko urugo rwankubise mu cyico. Urugo rwarambabaje cyane. Bibiliya igivuga ngo urugo rutongo ni ijuru rito. Nigeze kuba ahantu ngira Imana nti kuki wanyimye ijuru ritoya, ariko niko yari yabigambiriye. Ndangije mba mu buzima bubi, mugabo akankubita, nakubiswe inkoni mu buzima. Inkoni ndayizi, nakubiswe inkoni zituma noneho nshiduka nabaye ikihebe. Inkoni akajya nkubita, yataka nkubita, akanyicisha inzara, ageraho ashaka kunta mu nzu. Abanyakigali ni danje koko umugani wa yandirimbo. Ageraho agambira kuba yagurisha ibintu byo mu nzu, yamara kubigurisha bakazakabitwara, nanjye nkasigara mu nzu itagira ikintu. Ariko nta kundi, ndashima Imana yahabaye. Ndangije ubwo rero mama wari ugiye kugura ibyo bintu, banavanye amafaranga, bavunye kajya kuyatora, yagomba guhita yigira ahantu bita muri Uganda. Ndangije ubwo mfatwa n'isesemi, njya kuruka, ngiye kuruka mama arambona. Nakundaga kuba mu nzu, nasohokaga mu nzu, manuka ahantu hari ibiti by'imyembe byinshi, nkagenda nkajya kurya iyo myembe, niyo yantungaga. Aho hantu hitwa mu myembe, tujya tunahasinya tukagira ibihe byiza. Myembe Kimihurura. Mu myembe ya Nyirakanamba iwacu. Noneho ndangije mama arambwira ati se bimeze bite, arambaza ngo none se uri umugore cyangwa uri umukobwa. Ndavuga ati ndi umugore. Uri umugore wande? Ndi umugore wa Byumba. Amarira nabatemba ku maso. Mama Kabebe Imana y'amahoro imuha umugisha, ahari musabiye umugisha, aranganiriza, arambwira ati none se ko Byumba agiye kuguta bimeze bite, mubwira ko ntwite. Nuko arangije nyine angirira impuhwe, arambwira uti rero Byumba naza gutora amafaranga namwemereye, ndamuganiriza. Nuko agiye gutora amafaranga, icyo gihe atarabitwara, antuma umwana, ndagenda turaganira, mubaza ati si uyu mwana uramuzi? Ndamuzi, n'amazina ye ni umugore wanjye. Uyu ni avuga ati mugabo wanjye yinyweraga ikintu cyitwa urumogi, yaracomaga cyane, yaravugaga rwose ukabona ko bimujemo. Arangije aravuga uti umva uyu nguyu ni umusheri wanjye. Avuga ngo ndi sheri wanjye nyine ari mu mbaraga z'urumogi cyane rwose. Avuga ati uyu ni rwose, uyu nguyu ni sheri wanjye. Ramubwira ati none se kugiye kumutaka kandi akaba gutwitiye inda bizagenda bite? Nuko atwicaza tuganiriza, dusubira kubana gutyo, tugenda turabana. Ariko n'ubundi buzima bubi burakomeza, ntago twige tubasha kumvikana. Ndangije ubwo ngubwo uwo mama abonye ubuzima ndimo ndabamo, arangije arambwira, yacuruzaga Gataro, araza ku manywa y'ihangu nka saa 9, arampamagara. Yatangiye kujya nyita Mugeni. Imana y'amahoro ihimbazwe, nange nitwaga Mugeni. Arangije arambwira ati Mugeni no nkubwire, aranyereka inote y'amafaranga 2,000, arambwira ati inote urimo urayireba? Ndavuga ndayireba. Iyi note ni amafaranga menshi.
ndavuga ni menshi yari menshi icyo gihe. Arambwira ati amafaranga uko ureba niriwe nyakorera niyo nakoreye umunsi wose, ndemeye ndayaguhaye kugira ngo uve mu kaga urimo k'ubuzima. Arambwira uti dore n'aka gataro, icyo gihe agataro kari kakigura 300, ati aha gataro nahaguze amafaranga 300, nahaguze ahantu twikabuganiriwe nkagendana ndakakuzaniye. Kimironko urahazi? Uti ndahazi. Buriya nkunda kwiyaminiya, ushobora kumbwira uti kiragishoboye, nkavuga ndagishoboye, ngo nanagishoboye ndagishoboye. Arambwira uti Kimironko urahazi? Ndavuga ati ndahazi. Kamana njye nshima Imana ko ntigeze ngira ipfunwe ryo gucuruza agataro. Abandi njye numvaga nguwe neza, ndanijyana. Arambwira uti jya Kimironko urangura inanasi, numara kuzirangura uzunguze. Ndibuka umunsi wa mbere narazunguje, ndangije ubwo ntera Kimironko nzana amaguru ndatambika godire ndagira sonatibe ndaterera ziniya. Ubu nibwo ndi kuhamenya, ndakurura ibire nkamenya, uri gihe sinari mpazi. Nashutse ngeze ahantu bita mu Gatenga, noneho ndangije inanasi nari namaze kuzimara, ndangije mbaza ahantu ati mu ndangire bita Kabeza ku Mucyo, ntangira kuyoboza. Haleluya! Ndumva nezerewe n'Imana mu mutima. Imana yacu nihimbazwe. Ndongera ndagaruka nkajya nyine njya kuzunguza, nitwa umugore ariko ntibyakubye urugo rwo rugumya kunsharirira, ariko ikinzara kivaho. Imana yacu nishimwe. Urugo rwo rukomeza kugusharirira ariko ikinzara kivaho. Ari umuntu ushobora kumva kino kiganiro buno buhamya akumva uburyo wabanye n'uwo musore. Ese mbere yuko ujya kumusaba icumbi mwari mugabwe mukundana nk'abasheri? Oya, ntabwo twakundanaga, twari tuziranye nyine bisanzwe. Muri make mwabanye mudakundana? Okay. Ubwo rero urugo rwatumye nisanga ndi umunyamahane ku rwego rwo hejuru. Urwo ni ukuvuga ngo naratahaga za nkoni nakubiswe mvuye gucuruza mu bicuku bya nijoro, narangiza nkabitura abamama dukorana, abo dukorana abakiriya duheruka gukora amahugurwa y'abacuruzi, baravuga uti habaho umugurisha mubi n'umuguzi mubi, ariko jewe nasanze nari umugurisha mubi ijana kandi nkabona abakiriya. Kuko warambazaga nangahe nkakubwira wazana ibintu byinshi nkamutuka nkagira mo nabi, ariko nagiraga urushinge rwabinteraga rwari rwo mu rugo iwanjye. Imana yacu nishimwe. Nagiraga amahane bikaze. Ndibuka mu Giporoso bajyaga badufata turi abadamu benshi cyane, icyo gihe kuzunguza byaje kurangira mba umunyamujyi nyine, twadutereka ahantu hamwe. Urumva umuntu ukora mu Giporoso ni mu mujyi. Ndangije badufata havuga uti ibintu ntibagomba kubijyana. Ati Mama Karabo garuka. Nitwa Mama Karabo, niryo zina ry'akazi, ni izina ry'umurimo. Mama Karabo ni Mama Karabo nyine. Mama Karabo have wijyana, reka nibishoboka ntabwo ibintu babijyana. Nkagenda nkabisanzamo n'ibigufu byinshi ntaza aho biva, kandi ubwo naba Clodofesi havuga reka n'ibitutsi byinshi nyandagazi, havuga ntibishoboka ntabwo mubijyana. Urumva icyo gihe narishetaga nkaba igitambo cyabo nkarwana nabo, babandi bakaba bari hafi bagaterura ibyabo bakabijyana. Haleluya! Imana amahoro yankuye ahantu hakomeye cyane. Ndashima Imana yangize uko nguko. Hari umuririmbyi yaririmbye ngo kubw'imvura n'izuba ryo mwijoro nsigaye imbuto Imana ishaka. Data twese nahimbazwe. Harwana n'abapolisi, mupolisi ndibuka yigeze kunkubita, arankubita numva ndababaye cyane. Nange ndangije ngira gute manura agataro nkitamo kubita urundi. Urumva nari mfite imyuka yankoreshaga, niko navuga. Yari imyuka mibi kandi umwuka w'igiharamagara ukumva jewe numvaga nshaka kwiheba, nkumva nshaka n'ikintu cyanyica nkava ku isi, kuko numvaga kuba ndiho ntacyo bimariye. Ibyo bintu rero bigenderamo kenshi ugira n'icyangiro ndashima Imana. Najyaga ngenda mu modoka twatwicaranye rwose, navuga neza ukavuga uti uriya mugore ashira isoni. Haleluya! Ariko ubu noneho nubwo naba meze baravuga ati mukozi wema mwihangane nkavuge nubwo katari ngombwa. Meruka kujya gushyirisha amafaranga ku ikarita, ziradushyira amafaranga tugiye kujya muri bisi ntiyayashyiraho, ngeze mu modoka nsanga ntayashyizeho, ngeze yanyemeza ko yayashyizeho. Nangiye kuvuga nabi umuntu acate have mukozi wema nkita nigarura. Yo ndashima Imana rero yuko yanyambuye kasike y'ubushizi bw'isoni n'ubugare, yamara kuyinyambura igakira kuko ndi umukozi w'Imana. Haleluya! Icyo kintu cyakineza mutima. Icyo kibazo bibazo byose nubwo bushizi bw'isoni wabukuraga ku buryo umugabo yagukubitaga, yarakigukubita cyangwa yabihagaritse? Yarakinkubita.
ubwo muracyafite umwana umwe. oya ndagira ngo ujye utanga etape umwana wa kabiri, umwana wa gatatu, umwana wa kane. okay nari ngifite umwana umwe. yari ngifite umwana umwe. ndangije ubwo rero bigezeho mbona yuko koko mana bikaze buriya gereza zose gereza tansiyo nazifungiyemo kwa Kabuga. ninjye wahoraga kwa Kabuga bamaze kuzamenyera bavuga uti yagenda buri munsi ahongera agaruka. tansiyo bari barazimfungiyemo, tansiyo zo muri Gasabo narazihetuye, tansiyo za Gicukiro bazimfungiye bajya barandambirwa, kwa Kabuga barandambirwa. ariko umugambi w'Imana ugeze, mupolisi ndibukana njya gukizwa, nakijijwe umupolisi ari we ugize gute uje. umupolisi yaraje ansanga ahantu nayo nteretse ku muhanda w'Abaporoso, hari impande zo kwa Twane mpateretse. ndangije muhunze ariko akomeza kunkurikira. noneho ndavuga ati noneho mfashe umwanzuro wo kurwana uyu mupolisi, turi burwane tu. ndavuga uti noneho turarwana tu. hari mu mugoroba ku munsi wa Panekote, njya mbyibuka cyane kuko niba nabimbwiye ngo nzi ko Panekote sinzi ibyari byo, ntabwo nari nzi ibyari byo. arangije arambwira ngo Yesu ashimwe, ari ngiye mugena ni postinze mvuga uti ngiye kurwana we nashaka ndasi. arambwira ndamureba ngo mushira isoni bikaze. ndavuga ati nta soni. arangije ambwira ngo Yesu ashimwe madamu. ambwiye ngo Yesu ashimwe madamu, cyane numvaga kunyita umudamu, numvaga ibintu binejeje nyine. nakundaga kwiyambarira imyambaro y'ibitenge nkumva ndaberewe kuko vuga ati nanjye nciye ku bantu banyise ko ndi umugore. umva ndanezera. akambwiye ngo Yesu ashimwe madamu, Imana yacu nishimwe. Imana iza ikintu dukunda. Haleluya. kandi iza ahantu Imana yadukora tugahita tworoha. buriya Yakobo iza kumufata yamufashe ku mutsi w'inyonga ry'itako, yari abizi ko Yakobo agomba guhita yoroha. icyo gihe abanyumvise batagira ngo nibyo mpimbye, ni ibyakozwe nka 28. oya ni itangiriro 20:33 hari aho ngo Yakobo yamakirana marayika w'Imana. nuko ngo arangije ngo marayika w'Imana ngakirana nawe ngamufata ku nyonga ry'itako, ngo Yakobo ahita acika intege. hari ahantu Imana izi, hari ikintu izi yagukorera ugahita wiyoroshya. rero yakoresheje umupolisi arambwira ati Yesu ashimwe madamu, mba ndoroshye kuko yarageze ahantu numva ngewe nkunze. Haleluya. Amen. ndaseka cyane mu byishimo. arangije arambwira ngo mva nkubwire ikintu kinzanye. ndamubwira ko nubwo nsetse ntago nezerewe, iryo zina ry'Imana, iryo zina rya Yesu rizizi kiriho iki. ntabwo niyumvisha ko abapolisi bari nteze amatwi sorry bihangane kubavuga gutya. ntabwo nzi ko umupolisi yakizwa kuko nanjye numvaga ntakizwa atari ibyanjye. Imana yacu nishimwe kuko abapolisi b'icyo gihe nabo nanjye ngo nahuraga nabo tunganya amahane, nabo twarayanganyaga niko navuga. ariko itegeko nyine ryahoraga n'amakosa bakampana, ariko amakosa yanjye ntace bugufiye kugeza bwigengeze muri gereza. iyo wanyambaraga ntufunge wabaga umpemukiye. amateka dufite avuga yuko uri umugore wakundaga kurwana cyane. bikaze. ariko se iyo warwanaga n'abapolisi ukarwana n'inzego shinzwe umutekano ntabwo wumvaga ko bashobora kurasa ukaba wapfa? nibyo nashakaga, numvaga nshaka gupfa. kuki utakundaga umwana, uzasiga umwana ukamusigira nde kandi nase utamukunda? okay icyo gihe n'ubundi nagize mama yanjye yapfuye mutoya. wambajije ngo numvaga nta bwoba mfite bwo kuba bandasa. numvaga rero giye kuba bandasa byanezeza kuko nakuze numva ijwi rimbwira ngo uzakenyuka, rikambwira ngo uzakenyuka, nugira imyaka 22 uzakenyuka uzapfa. Noro genda ryajwi ndi hagacu ndaryumvira, nkumva koko n'umundi ku myaka 22 nzapfa. havuga ati n'ubundi suko ngo nzapfa 22 ubundi wapfa ubu n'ubundi ko kuvana mvutse nta buzima bwiza nzi kugeza na maginga ya n'ubundi wajya ukora ibintu nk'ibi bibi nkarako bandasa nkazapfa. nubwo buzima nabagamo rero. umupolisi yarangije ambwira ati mva ukuntu Uwiteka avuze. arambwira ati mva Uwiteka arambwiye ngo wowe ubwawe warivugiye ngo nkagira nti yego warivugiye ngo ntabwo uzakizwa ucuruza agataro. ndamubwira ntabwo nshobora gukizwa nkuko nawe utakizwa uri umupolisi. arambwira ngo genda kijwe mu izina rya Yesu. arambwira ngo genda
karaze de bone shayini arambwira ngo genda akijijwe ndi umuheburayo wubaha Imana. Ndavuga ni wowe, ndavuga ni subwo bwoko waba waracitse ku icumu ryahe polisi muri bafi mbere wandaya we n'ibitutsi byinshi nyine. Arambwira ati ntabwo ndi indaya ndi umukozi w'Imana. Ndakubwiye ngo Uwiteka arambwiye ngo uzakizwa uri umunyagataro kandi uzakizwa. Nita numva ibinyabiraje numva umubiri wanjye ucitse amazi numva ndiyoroheje numva mbaye nk'umuntu utuzuye. Arangije arambwira numva imyire za mbaraga zandimo ziracikamo zicika intege mutega amatwi. Arambwira ati Uwiteka aravuze ngo uzakizwa uri umunyagataro kandi uzanakizwa. Arambwira ngo ibyo kurya byawe biri mu muriro kandi ubirasabwa ko ugomba kujya gutinyuka ukabikoramo kugira ngo bashe kubirya. Ndavuga nti umuriro umeze gute? Arambwira ngo wagira Imana yari yabonye yuko mu kazi nera imbuto mbi kandi buri make yari mu ngo ngomba kujya nera imbuto mu kazi pe nkaca bugufiya. Nge nicyo numvise ashatse kumbwira. Ndavuga nto turakoze nyine niba ari uko nguko. Ndakomeza rero ndavuga nicyo ngicyo nabaye nicyo ngicyo. Ndangije ubwo mfatiraho ndagenda nawe aragenda ariko gukizwa ntago numva simbishaka nyine nkomeza kwinywera inzoga nkomera kwibera mu kabari kuko numvaga amahoro yanjye kuko w'Imana numvaga amahoro yanjye nyakura ku icupa kuko iyo nanywaga icupa ntabwo najyaga njya kuryama ngo ryajwe ndyumve ariko iyo nabaga ndi muzima ntasinze numvaga ijwi mbwira ngo myaka 22 witegura uzapfa umwana yacu nishimwe. Umaze guhura n'uwo mupolisi ukora nta kwambuye nk'uko abandi byari bisanzwe kwa nta kuvuze ngo ugenda nk'uko abandi byari bisanzwe avuga ko uwo munsi ntago watangiye kwakira impinduka kuko hari abapolisi b'abakristo babaho. Yes, icyo gihe oya nabwo ntago nabyemeye neza narakomeje ntago nigeze mbyemera neza nakomeje menyime ko abapolisi nyine abagome ndagenda ndangije ahubwo nabyemeye neza maze gukizwa kuko mu polisi hari 7,000 bitarapfukamira Bayali. Kuko ubwo nagiye nkomeza mu byinezeza nyine ndabikora ariko ubwo ndangije ninjoro ndarota umusinzi narasindaga bikanambera icyo gihe. Ibi byaranamberaga kuko iyo nabaga nasinze nibwo nabaga nseka neza nyine icyo gihe rwose byaramberaga. Abapagani barambwiraga ngo birambere ubundi nkubwiza ukuri nukorera Imana uzase nkukorera Imana sibyo nukorera Satani se nkukorera Satani ibyo bintu nandimo byaransaga kandi abafana babyo bakabinshimira. Noneho ndangije ubwo ndota inzozi buranjya nezezwa no kuba Imana itaremeye ko njya kuba indaya ku muhanda kijya kinezeza cyane kuko njya gukizwa naje icyo nkunga n'ubundi kuko nagiye ndota izo nzozi umupolisi namwumviye Imana ikoresha inzozi ndota mbona ndi ahantu umujyi wa Ciniho nanyweraga uzewe Imana izaha kugeza urebe nawe ugenda wabwiriza ubutumwa bwiza nugerayo. Ndangije ndota ariho ndi umugabo afata uku nasinze bantwara nk'umuntu wagize gute wasinze muri make nonaga banansambanya ndi muri ako kazi nabaye indaya. Ndavuga nti nshobora kuzaba indaya koko tuzi ko nshobora kuzaba indaya. Najyaga ntungana indaya twarwanye zikambwira ngo mama kara wowe uzaba indaya ameza atwarayamazemo. Nkavuga ati sinzabayo icyo gihe iyo bambwiraga ibyo nko turwana nyine kuko urumva ntabwo nari mfite gikumirwa kutarwana kuko narwanaga kandi ukandeba gutyo ubu ngubu nibwo mfite ibiro byinshi nibwo mabaye umugore munini nari gato cyane urumva napimaga 35 40 nibwo byagariro byinshi cyane ariko najya kurwana umva kagira ngo sinzi ntije imbaraga sinzi wazintezaga ariko ndamye neza kari imyuka mibi yantezaga izo mbaraga. Ndangije mbona koko nzagira gute ko nzaba indaya mpita mfata ndavuga ati reka noneho umunsi wo ku gatandatu nabirose ari ku gatanu ninjoro ku gatandatu ndangije njya ahantu mu cyumba cy'amasengesho ndangije ndatura mfite ibirira byinshi cyane numva intimba nyinshi cyane nuko mama Karabo nkizwa uko njya ku itorero ndiga ndabatizwa mama Karabo nkizwa uko ngayo nguko. Mama Karabo aba yaciye agakiza ariko avuye kure yarindwanye abantu ba societe wabagamo abantu wagenda gucuruza utukana ugira gute baciye bate kwakijijwe ubonye bahise babyakira cyangwa bagize no kuyoberanya. Byaba urugamba rurerure bakanangerageza bagiye banangerageza keshi pe
ariko ibigusha abantu ntibizabura kubaho ngo hagowe bizaturukaho. Nabyo nabaye mu gukizwa nabyo byabaye urugamba mu bo dukorana, ntabwo byari byoroshye kuko baba bashaka ngo ikintu cyose nikiza ntuvuge ari ukuri uceceke. Ntabwo byanyoroheye nabyo, ariko nimugoroba nahoranye nabo turi twicaye ahantu ku kabaraza, imvura irimo iratunyagira, turimo turacuruza, bambwiye uti amakara ko yarakijwe pe, kuba ntandura ikivuga kubera mama Karabo, kuba atakidukubita. Okay, barahari benshi nabaze mbabwira nti ubwo buhamya bibaye ngombwa ko haza nk'itangazamakuru mwampamiriza. Okay, nabo barabibona pe, nge narakijijwe. Ukiri aho ngaho utararenga aho ngaho wakiye agakiza urahinduka, Karabo arahinduka aba umuntu muzima. Hari abantu muri no minsi bavuga ngo barakijijwe ariko ugashaka icyo bakijijwe ukakibura, ugasanga ngo bariwe kera n'umunsi niwe wenda bahinduye akantu gatoya, bahindura naho babikorera. Yego, ndagira ngo utamanze uhaba ubutumwa abo bantu bimukanye n'ibyo bari bafite. Jewe rero narakijijwe mperuka kuva 2015, ikinyereka ko nakijijwe se kuva 2015 nta gereza nzi. Narakijijwe nkurwa mu byaha, nakijijwe ubusinzi, nkijwa kurwana, nakijijwe amahane, narakijijwe. Nubwo bitaba byoroshye, hari abankurikirana bakavuga uti umuntu ntakijijwe, ariko umuroma yarahanuye aravuga ngo ugaragara ko ari umuyuda ngo atari umuyuda, arangije arandika aravuga ngo kuko ugaragara ko ari umuyuda atari umuyuda, arangije arandika ngo gukebwa ni byiza, gukebwa ku mwuka, gukebwa ku mutima, ariko asoreje ku ijambo njya ntinya ririmo riragaragara ku bantu b'Imana muri iyi minsi. Aravuga ngo bene uwo nguwo ashimwa n'Imana ngo ntashimwa n'abantu. Muri iyi minsi biragoye gushimwa n'abantu. Nari mvuze ngo muri iyi minsi biragoye gushimwa n'abantu, hari igihe abantu batagushima ariko umutima wawe ukubwira ko wakijijwe. Message nihe message waha abo bantu baba mu rusengero bavuga ngo barakijijwe nyamara badakijijwe bakiri babandi? Niye message nabaha se? Nago nsobanukiwe. Ngero ubuhe butumwa wabagenera abo bantu bavuga ngo barakijijwe nyamara ariko umunwa gusa? Gira message ubutumwa bagenera muri kano kanya. Nuko bakwakira impinduka nyine bagahinduka muri bo, bagakizwa ku mwuka, bagakizwa ku mubiri, bagakizwa ku mutima. Nubwo bitoroshye gukizwa hanze ahangaha, ariko bakizwe. Kuko ugira gutyo ugakizwa ukabona imitego irimo iraza. Umuririmbyi yararirimbye ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Undi aranima ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, enya ngo genda umukristo nzahora ndiwe. Aravuga ngo ndi no ku rugamba, Imana yacu nishimwe, ariko ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha, ariko ngo mfite umugaba ni umwami Yesu, nituba hamwe nzahora nesha. Inama nagira abantu bari mu rusengero bakijijwe ariko imbuto z'agakiza ntizigaragare, data wa twese nababwira ngo bubura amaso kuwiteka, bamwereke ko ari bafite intege nkeya. Bundi tuzira yuko twihagije, kumva ko twihagije. Kabwira umuntu ngo waraguye ati hoya, bakavuga ngo kurwa n'ubusambanyi, ukanukugwa n'ugusinda, hoya no. Emera ko ufite intege nkeya. Pawulo niwe yanditse ngo byose ngabibashishwa na Kristo. Numva Yesu anyemeza ko mbuza imbaraga zo kuba nanesha icyaha cy'ubusambanyi. Numva Yesu anyemeza ko mbuza imbaraga zo kuba natsinda amoko ari muri jewe. Numva Yesu anyemeza ko kamere nyifite, ariko ngo nimusenga iteka nacyo nzamuburana. Abo bantu bari mu rusengero bari aho ngaho tuwavuze, nababwira ngo bubura amaso, bemere guca bugufi imbere y'Imana ibashoboze, kuko bw'umuntu ntabwo yagira gute yashobora. Muririmbyi yaririmbye ngo kubw'ingabo za Satani ngo zirakomeye, tudafite umwami Yesu ngo zanadushobora. Yego, urakoze cyane. Mama Karabo rero amaze gukira, yakiye agakiza, akomereje ubuzima bwagenze bitebye, yabaye gute muri ako kazi yakoraga? Muri ako kazi nakoraga narahindutse, uretse ko hari abakimbonera mu mateka ya kera nyine. Hari abantu bakitubonera mu mateka ya kera ku buryo wavugana neza bakumva kuvuze nabi, sibyo se? Kubera amateka. N'urugero urya mugabo witwa Sawuli, Imana ahindura izina witwa Pawulo.
Pawulo yarahindutse ariko benshi bakajya bakomeza kumurebera mu mateka ya kera. Hari igihe umuntu aba ari mu mubiri akama kubona mu mateka ya kera, nk'uko Pawulo yarakijwe pe, birabamugora bakama bamubona mu mateka ya mbere. Umaze kwakira agakiza watubwiye ko wari ufite umwana umwe, ariko wivugavuze ko ufite abana 4. Wababyaye ite kandi utabanye neza n'umugabo wese, byagendaga bite? Okay, nari mfite umwana umwe nyine Karabo. Nge narakijijwe nabaga muri Wonapo, agapira nkavanamo rwose. Noneho rero nta ikigeragezo gihindura isura. Noneho nsiganwa urugamba rwo kubyara, na umugabo akanterinda akagenda, yanterinda akagenda, najya gusenga ati duraraje numubabarire akongera akagaruka nkasama indi, akigendera nkasiganwa urugamba rwo kwishakira igikoma. Hari n'abandi bamama bankurikiye bibaho, ndabizi neza ko bahari. Nasubira gusenga ati Imana ikambwira uti dore mwana wanjye, dore umugabo arongera agize gute, aragarutse kandi asabye imbabazi numubabarire. Nkongera mbabara kwantera inda nyuma yuko maje gukizwa na by'abana 3. Ntago ro byanyoroheye. Ku mwana wa 4 ntwite inda y'amezi 2, umugabo arambwira ati noneho madamu nukuri umwana wanjye wa 4 ntago nyamwibazaho, mwihangane nitujya turondogora mujye mwihangana, nta kundi. Ku mwana wanjye wa 4 nari mvuye mu masengesho y'iminsi 2 ndasenga, Imana irambwira ati dore ugiye gutwara inda mwana wanjye. Nari maze iminsi 2 rwose mbana n'Imana, ndahantu bita mu Mugano. Imana irambwira ati mwana wanjye ugiye gutwara inda y'umwana w'umuhungu, muhanuza impanure Yesu amuha umugisha, dore n'ubundi arimo arandeho wenda kose arambona. Arambwira tugiye gutwara inda y'umwana w'umuhungu, ariko dore uzaba umugabo azaguta, umugabo azakwihakana, umugabo mbese uyu mwana azakubera ishuri rikomeye. Alleluya. Yanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera byankoze ku mutima. Yanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera byankoze ku mutima. Imana ishimwe. Ndangije ubwo namaze gusoza ayo masengesho, nkimara kuva mu masengesho telefone birampamagaye. Hari umwana wari wasaze mu Burasirazuba, arambwira Makarabo nutabare umwana wanjye arasaze. Ndavuga nti ariko mutigabo wanjye mushimiye ko atigeze akumira umurimo w'Imana. Niba aho bampamagaraga yaremeraga nkajya gutabara. Imana ishimwe. Noneho ubwo ndangije njya gutabara nyine ubwo ngwinyo mu Burasirazuba, umwana w'umuhungu ari yasaze, njya gusenga, ngira ibihe byiza ndasenga rwose, numva Uwiteka abana nanjye umwana arakira. Hari n'abandi batumishi nahasanze nabo barambwira uti mukobwa mwiza, Imana iguha umugisha. Ndagira nti yego. Alleluya. Arambwira uti rero batubwiye ko ufite abana bangahe? Arambwira uti mfite abana 3. Ndavuga nti mfite abana 3. Noneho yarangije arambwira ngo wavuze ko ufite abana 3. Umuhanuzi rwose Imana imuha umugisha, yarahanuye kandi vuga uti yarahanuye biremera. Arambwira uti dore undi mwana w'umuhungu araje, wamwanga utamwanga, umwana w'umuhungu araje, kandi uwo mwana uzaba urya imbuto zisharira, ariko nyuma uzabona Imana, hagati uzabona Imana. Imana yacu nishimwe. Nuko arangije arambwira ngo nzabona Imana. Ndavuga ati amen. Ariko ntago byanyoroheye nyine. Umwana w'umuhungu naramwakiriye ukuntu mva simushaka nyine, ariko kuko namaze kumva ibintu bisharira bigiye kuzambaho, ariko ndakomera. Alleluya. Kuko umwami Imana azantabara, nicyo gituma ntamwana. Alleluya. Tujya dukomera ibyago bihari, ndemera ndakomera, mu maso hanjye harakomera guhamera nk'urutare. Alleluya. Nibuka yuko mbyara umugabo adahari, nibuka ko mbyarira Masaka, ariko ndakomera. Alleluya. Ndavuga uti nta kundi, niba Uwiteka ubivuze dukoye muri moto turataha. Natashye wabene uwo munsi nibwo naraye ntwise inda, nahise rwose nahise nyisama, kubera umwana w'umuhungu irara yinjiye mu izina rya Yesu. Alleluya.
hashije iminsi numva isesemi, umugabo ati bite, ndatwite, ariko nta n'isoni ugize ute, ndatwite, ahandi utiyikuremo kuko umwami Yesu ankunda ndamahoro, naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka, Yesu ampa ibyo nkennye byose ndamahoro, no mu byago nzaririmba ndamahoro. Amen. Aleluya. Umuntu nyakuri ubundi ni umuntu utanezezwa n'ibyiza gusa. Yobu niwe wavuze ngo ntago yabona ibyiza gusa. Imana yacu nihimbazwe. Aleluya. Mu kiganza cy'Imana havamo byose. Aleluya. Havamo ibintu bibaza umutima wawe bitewe n'iki, bitewe n'uko ushaka kwigisha, ariko mu biganza by'Imana havamo byose. Nuko ndangije nyirwa n'umwana w'umuhungu, ndigeze amezi 2 birakomera, nongera gusubira ku nkoni z'umugabo. Mugabo ndibuka umunsi umwe yarankubise, ankubita ndi mu nzu mpaka urugi bararuca kugira ngo baze bantabare. Aleluya, haleluya. Mugabo ntwitiyo ndamezi 2 yarankubise pe, nibwo mwibuka gukubitwa mu izina rya Yesu. Ngo ndangije ba ngombwa yuko umugabo twinjira mu bano mubi nyine, arambwira utumva rero madamu nyirinzi avuga uti mbahaye piyave kubera induru zanyu, uyu aratwite ejo. Turakomeje, warahoze tubwira ngo umugabo arakubwira ngo kuramo inda. Yego. Ese waje kuyikuramo byagenze bite? Umugabo yarambwiye ngo ninkuremo inda, ndangije rero kuko nari nzi ko Imana yavuganye nanjye, nta nubwo natenebutse cyane, singize mwibazaho cyane kuko njya kumusaba Imana yaravuze bitandukanye, yavuze ku bantu babiri kandi bari mu mwuka w'Imana nemera, ivuga no yikira no kugwa. Cyakoze iyo nza kubyara umwana w'umukobwa mba nararekarana, ariko yambwiye umwana w'umuhungu. Bugiye yatangiye kujya arwana nanjye akankubita, nyirinzi arangije ubwo aravuga utumva rero ntabwo ibi nazarivamo, uyu munsi mwarwanye ejo mwarwanye, uyu mugore aratwite ejo yazapfira, kuko twagezeho ankubitira mu nzu pe, no kugira ngo babashe kuba bankiza bagombye kuruca. Nyirinzi arangije arakata aduha piriyave, nyubwo piriyave yarangiye imaze iminsi 14, murabizi ko piriyave imara iminsi 15, ku munsi wa 14 nibwo yagiye adusiga muri piriyave. Yagutaye kuri kubyara cyane, byagenda urebye nihe mpamvu? Nuko nanze nyine gukuramo iyo nda kandi naranze kujyamo muri Wonapo, nuko nyine byameze birarukuze, ariko nta kibazo. Abazi Imana bazakomera, ngamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Impamvu rero jambo ryaje ngo abazi Imana bazakomera, namara gukomera ko iby'ubutwari. Ubutwari ni nk'ibyo nyine, nuko utagamburura mu makuba. Ntabwo nagomba kujya muri Wonapo kandi numva nkijijwe, numvaga nkijijwe, numvaga Wonapo nayo yagiyemo rwose Imana yongera iranyisangira yinkuramo, yari ifite impamvu. Nari nkeye nakugambura mu makuba. Ibigusenyeye urugo, umugabo baragiye, ese ntago wibajije ukuntu ugiye kubaho uri wenyine n'abo bana 4? Okay, byarangoye no kubyara nta mugabo kwa buri munsi, nabyo byarangoye. Najyanye umutima kure, ariko hari icyo naravuganye n'Imana, najyanye umutima kure ku buryo nihanganye nkava mu rugo, nabaga mu Busanzwe gihe nkagera kuri Nyabarongo, numva muri ngiye kwiyahura, numva ngiye kuva muri Nyabarongo gihe hari muri kuma mu karere, ubuguti sinagomba gutega n'ibyari bukunde kumfatiye amaguru ndagenda ngiye kuri Nyabarongo, ariko ngeze Imana yacu nihimbazwe. Abo nayo nasutse ndakunda kugira ngo tujye gusenga, abo nayo nasutse twajyanye, bo bari bazi yuko tugiye gusenga, ariko jewe numvaga mfite kugenda nkajya kwiyahura kugira ngo nimara kwiyahura bazave mu makarabo yariyahura, kugira ngo bazabe batangaza amakuru avugitse amakarabo yageze Makarabo yaguye muri Nyabarongo, yitiye muri Nyabarongo, nayo nabifashishije kugira ngo bazambira abatangabuhamya. Ariko ngezeyo ndasenga Imana ndambwira ngo
subirayo. Haleluya, subirayo. Mera nka cyagiye Imana yabwiraga Hagayi ari mu butayu byamucanze, iramubwira ngo subira mu gikari kwa nyokobuja, icyagutege kugire gute ugikore. Nuko nsubira mu rugo, ngeze mu nzira Imana y'amahoro igitanga umugisha ku bantu b'Imana, kuko numvaga mu buzima ikintu ntinya, mu buzima bwanjye bwose ntinya. Naraye hanze ndi umukobwa ntwite, ubu ntinya kurara hanze n'abana 4. Icyo kintu ndagitinya, Uwiteka azakinde mu myaka ngoma mu bihumbi. Naravugaga ndi priave yarangiye, none se ndajya he? Ndaraza abana hanze, ndabigenza nte? Numva ni ibintu bikomeye, ndavuga ateka nje kwiyahura noneho bagire gute, nimara gupfa urwanjye ruzarurangiye. Nuko ndangije nsubirayo, Imana ambwira ngo subirayo. Ngeze ahantu bita Karembure nita telefone y'umugisha, umuntu w'Imana arambaza ati amakara umeze ute? Navuga ati meze neza. Uvuye he? Mvuye gusenga. Uvuye gusengera kuri Nyabarongo. None se ubu wavugiye n'iki ko nta modoka zemeye kugenda? Ndavuga uti nagiye n'amaguru. Yego nagiye n'amaguru. Ati yoti sorry hangana, ariko reka nkoherereze agafata. Nuko amafaranga y'ubwishyu bw'inzu abarabonetse, haboneka n'igishoro cyo gusura ku gataro mu izina rya Yesu. Ndashima Imana ko yabanye nanjye, ibindi Imana iduhana umugisha. Ase uyu munsi uri wenyine, ubuzima bumeze bute? Uri kubona uko wishyura inzu, uri kubona igitunga abana, bimeze bite? Ubwira abantu nimba ukuntu Imana ikora, imikorere y'Imana. Yego ndababwira Imana ibasha guca inzira aho zitari, ibasha gufukurira mu butayu, ibasha gutunga abagaragara nk'abatari, ariko ikabajya gutika batunga. Njye na muri byose wavuze ndashima Imana ko ibana nanjye. Bukira bukongera bugacya, n'ejo bugacya, Imana ikaba mu ruhande rwanjye. Ndacyagacuruza, ntabwo ubu nkikita agataro rero. Ndakunda kubwira abagenzi banjye ngo aka nakageze k'ikrete. Haleluya. Ubundi amapera ateye mu gihugu cy'umwami Ahabu, Imana yacu nishimwe. Imana ngo itwara umuntu wayo witwa Eliya, imujyana mu kagezi kitwa Ahavu. Haleluya. Imujyana mu kagezi kitwa ikrete. Sorry, ikrete ngarahaba. Haleluya. Ndakunda kuvuga ngo aka nakagezi kagira ubundi amazina 2. Akagezi birashoboka kazakama, Imana ikanjyana ku musozi witwa Sarafati. Ibutaha ni ingaruka nzabwira ku musozi witwa Sarafati, ni umusozi wo kumvirwa n'Imana. Haleluya. Nzababwira ukuntu Eliya yahageze agasenga akata ibiryo ku mupfakazi bikemera. Nzababwira ukuntu bamuzaniye umwana yashizemo umwuka, agasenga umwana akongera akaba muzima, ni ingaruka. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Nkongera rero nkavuga nanjye nkiyita, nkavuga nti ndi kwiremba, nkongera nkavuga uti aha hantu ntawe kari akazi kacu koroha n'ukuri, ni imisozi n'amataba, ariko bisanga kore wowe ugize gute, wigiriye icyizere wumva ko byanga bikunda Imana izakwanura. Nanone niyi sizina rivuga ngo aha ni kwirembo, ndi ikimuga cyicaye kwirembo ryitwa Ryiza. Ntegereje Petero na Yohana. Ikimuga cyabaga kwirembo ryitwa Ryiza, ariko ngo haza kuza umugabo witwa Petero na Yohana. Ngo bahageze baravuga ngo ntacyo mfite cyo kugira gute, ariko haguruka ari ahantu rero. Haleluya. Ndaguha icyo mfite. Ntimunyumve nabi abantu bankurikiye, ntimushyiraho komanteri muyobowe n'umubiri, ahubwo muyoborwe n'umwuka. Imana ishimwe. Muri komanteri mwohereza muyoborwe n'umwuka, kuko haleluya, hari umuririmbyi waririmbye ngo nuyoborwa n'umwuka n'uwumva yagize gute, udagifite urukundo umwuka ngo yagiye ngazababonye kwiyoborwa n'umubiri wawe. Haleluya. Abantu bayoborwa n'umwuka n'abo bana b'Imana. Ntimushyiraho komanteri ngo mwumve ibindi. Jewe aho hantu nahise numva ntegereje Petero na Yohana, niyise ikimuga gitegereje Petero na Yohana, ibindi Imana iduhana umugisha. Kandi agatero nako nkakita akagezi kitwa ikrete. Amen. Imana ikumugisha cyane ku buhamya, Imana gukora. Imana nshuti bavuga amatwi muri kano kanya mwabyumvishe ahantu yavuye ageze uyu munsi, mwabwirwa ryitwa Ryiza aya cyategereje, mubategereje nawe wawe urimo. Ikindi ka Sarafati ka Kereti, waba uri umuntu umwe mu bamuyobora ukamugeza ukageze ka Sarafati. Umukozi w'Imana rero, kandi umwuka w'Imana mwabibonye, tuzongera tumutumire unyagwe twari tubusubikiye hano, azaza ngera busubukure atubwire uburyo umuntu abi Sarafati.
mana data wa twese so mwami wacu Yesu uri inshuti nziza tugarutse imbere yawe tugushima ko wabanye natwe mu kiganiro twari turimo mana twatangaga ubuhamya dukomeza imitima itentebutse kugira ngo iyo mitima yumve nayo iri mu kaga yumve ko nta kure cyane haba Imana itakura umuntu kandi nta kure cyane haba Imana itabasha kugeza umuntu tugushimiye ko wabanye natwe mwami Imana haleluya amen tugushimiye ko watanyanye natwe ugasozanya natwe tugushimiye ko ubwami bwawe bwatugezeho wadutwikirije imbaraga zisumba byose haleluya turagushimye turaguhimbaje rero mwami wanjye none rero Kristo nyiribihe Imana haleluya amen nyuma yo kumva ubu buhamya abantu babwumvise hari abahagaze nkaho nari mpagaze ndabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo imbaraga nabonye ikura ahantu habi data wa twese iyo mbaraga uyibajyane izo mbaraga umuririmbyi yaravuze ngo za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiye haleluya igorogota ngo ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite ryajwi ryankuye mu kabari ryajwi ryankije umubabaro w'agahinda ryajwi ryangiriye neza iryo jwi ryongera ribagereho haleluya amen reka umucyo w'Imana urasire ku bantu bantegeye wongera umurike mu izina rya Yesu ubwami bwawe bugire gute buze kuri bo Imana ishimwe mu izina rya Yesu ukuboko kwawe kwimuwe n'ibambe ukuboko kwiza kw'Imana kwigeze kwagera kuri Morodekayi biramenyekana lelezene kutayazonema haleluya 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 amavuta ukuboko kwiza kw'Imana kwinginze kugira ngo bimenyekane Yesu byaramenyekanye kuri amakara biramenyekana Uwiteka bimenyekane ku mukobwa unteza amatwi bimenyekane ku mupapa uneza amatwi bimenyekane kuwize n'utarize bimenyekane ku bagufi n'abarebare bimenyekane ku nzobe n'ibikara haleluya handi hari umuntu ukubaha mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka Imana ijambo ryawe ryambwiye mu mahanga yose ukubaha ko ryo gukiranuka ngo uramwemera mu izina rya Yesu bera inkomeza abantegereje bera inkomeza abanteza amatwi mu izina rya Yesu Kristo kandi ukomeze kwagura imbago z'abantu bawe kandi mu izina rya Yesu Kristo nyiringabo Imana abananiwe papa ndakwinginze ngo ubahereze ishyimbo bari ku musozi uterera cyane bakaba bananiwe uri Imana yo kubasubizamo imbaraga wigeze wasubizamo imbaraga mu Kristo na mwizerwa mu gihe byari bikomeye babona igihanda cyabakingiranye mana yanjye batangiye kwibaza byinshi kuri bo ariko urangije ngo usuke ibe byo gusenga muri bo nuko ngo barakurabona igisubizo babona urufunguzo ngo mwami wanjye barakingurirwa uri Imana rero Kristo nyiringabo Imana ikingura ntihagire ukinga yakinga ntihagire ukingura kingura amarembo ya gereza y'abantu Kristo bari muri gereza y'ibyaha muri byavuze ngo kandi abantu benshi cyane ngo ntibazi inzira y'Yesu abo ngo babohewe mu maboko ya Satani aho niho narindi papa nunyemerere na bugende ucagagura imigozi ucagagure Kristo bakure mu busambanyi bakure mu buraya bakure mu buhehesi bakure mu businzi bakure mu byangwa n'amaso yawe urakaramura Imana icyo mpeje n'imbaraga zo guhora kuri bo mu izina rya Yesu byateza umwijima kuri bo ndabicyashye nirukanye Satani wahungabanya ubuzima bwabo mu izina rya Yesu urakaramura Imana rero gusenga n'ingiye amakara busenze ariko gukora n'ukwawe mu izina rya Yesu Kristo amena.